nyakubahwa minisita ko nabonye ibi bintu bisa nkaho bishobora guteza kutahuza kuko igihe cyose wabonaga ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda yari umufatanyabikorwa ukomeye cyane 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 wa leta niba aracyari ko ntaho yagiye niwe ko numvise se bamwe barimo kuvuga amagambo asa nkaho harimo amarangamutima andakaze n'ibindi murabigenza gute murongera muhure muganire basobanukirwe neza ese mujya gukora iyo operasiyo mwari mwabanje kubiganiraho biragenda bite ko twifuza ubwo bumwe bwari buhari mu gusana imitima mu kubaka igihugu byari ibintu byiza ubona bishimishije none nkaba mbona hajemo akantu kameze nk'agatotsi biragenda bite icyambere ndagira ngo bari impungenge nta gitozi gihari hagati y'imikoranire hagati y'inzego za leta ndetse n'amashyirahamwe y'amadini ndetse n'amatorero ahantu hari isuku ntabwo ari imikungugu itumuka ibyo nibyo biri mu mabwiriza kandi ibyo babyumvikanye hashize imyaka nta n'uwatubwiye ko byamunaniye wenda batumuye igihe ahubwo byavuye ko byarakoze ibyerekeranye na sound proof nabyo bisobanuke ni ukuvuga ngo urusengero ahantu hasengerwa murabizi nta banga ririmo hari rwose murabona ko hari insengero ubona imisengere isaba sinzi niba ari ko mabwiriza yabo bivuga cyangwa ariko Imana yumva bisaba ko bavuga cyane usanga hari imizindaro hari za mikoro hari ibiki bisakuza uzasanga iyo biri muri quartier rero ahantu batuye bibangamira abaturage kubera ko mubizi hari amabwiriza agenga ibintu byerekeranye n'urusaku ahantu abantu batuye nuko rero n'inzu bayisengeramo ikwiriye kuba niba koko niba isakuza niba hari ibintu bisakuza bigiramo harimo amajwi menshi hagomba kuba hari uburyo bwo kubuza ayo majwi kuba yarenga ibyo amategeko yemera ibyo ni ibintu bihari ngo ntabwo bivuga ngo byanze bikunze ni sound proof zubatse hari aho zigomba kuba zubatse kuko nta kundi byagenda hari naho usanga uburyo byubatse ubwabyo n'imisengere yabo nta kibazo biteye ntabwo nzajya mu musigiti w'abayisilamu tuzi neza ko badasakuza ngo tubabwire ngo inzu yawe igomba kurimo sound proof ibyo ntabwo byashoboka ariko hagomba kuba hubatse ku buryo ibikorerwamo bidateza urusaku ibyo barabyapreciatinga bakareba kandi abantu barabizi ababisabwe barabizi abatarabisabwe barabizi ibyo ni ibintu bisanzwe nta kintu gisanzwe kirimo hari igihe tubihindura ikibazo ngo abantu baje ngo sound proof ahantu hose wadusaba ibi n'ibi oya rwose ni ikintu gisobanutse kinumvikana wanasobanura umuntu akacyumva nuko amategeko agenga urusaku arazwi mu gihugu cyacu haba utubare haba ahantu hahurira abantu benshi ibintu bikomeye n'ibindi habe kuri ibintu regiriye ni ibintu bizwi dusanzwe tugenderaho dukora ibyo nabo barabisabwa n'ibyerekeranye na parking ni kimwe byerekeranye na parking ni ukuvuga ngo hagomba kuboneka ahantu hisanzuye abantu bashobora gukoresha niba ari abantu bakenera imodoka bakaba babikoresha ariko nk'uko mwagiye mubivuga ibyo bintu ntabwo ari mekanike biri aho ngaho ariko aho bikenewe zigomba kuba zihari ikindi ni uko hagomba kuba rero hari imirindankuba ni ngombwa mwawuvuzeho imirindankuba ni ikintu kiri kapitali murabizi hari imihindagurikire y'ibihe hari ibibazo bisigaye bivuka hari accident tumaze kubona nyinshi bitewe n'inkuba ni ngombwa rero ko ahantu hahurira abantu amagana n'amagana rigiriye buri munsi aho hantu hagomba kuba kuba ndetse n'ibindi bintu byangombwa bigize ibyo ni ibintu ni checklist bazi banabwiwe hashize imyaka 5 ku buryo dusaba ko rwose abantu bagerageze kutwumva natwe dufite inshingano nabo bafite inshingano hari n'uburenganzira bafite twubahiriza ari ubwo burenganzira bujyana n'inshingano umuntu afite iyo yamaze kuzikora neza kandi nta kindi kibazo dushobora kugirana n'abantu ikindi tusabwa ni ukuba hari ibyangombwa bitewe n'amategeko bijyanye n'imiturire nabyo by'impamyabumenyi nuko mu mategeko nuko banahawe igihe nuko guhera ku bantu bayobora ikintu gisa nk'amaparuwasi ndetse no mu yandi madini hari ukuntu birekivara abo bantu bakwiriye kuba ntabwo rwose mwahoze mubivuga neza ntabwo uyu munsi turi muri 2024 ni umunsi kugira ngo uyobore abantu hari icyo bigusaba intamu y'ubumenyi bigusaba wigisha iyobokamana wakira abantu wakira imiryango wakira abantu banyuranye hari ubumenyi butangwa ugomba kuba ufite bwiyongera ku muhamagaro ufite
kugira ngo umuhamagaro wawe ugire koko akamaro abo ukorera. Niyo mpamvu mu bisabwa harimo impamyabumenyi y'iyobokamana, kandi ibintu byumvikanyweho, abenshi baranabikoze, ni benshi banabifite. Niyo mpamvu tuba tugomba kugenzura ngo turebe kuko babyubahirije, kandi igihe bari barahawe n'umva gihagije kugira ngo babikore. Ibi byose birarebwa. Ahasigaye ikindi rero ni uko ibindi by'inyubako byo twanabivuzeho. Ubwo ikindi kintu tuzajya dukwiye kuganiraho n'abana bigisha, mumaze iminsi mubona ubutumwa ugenda wita kuri social media cyane cyane bikunda ndetse n'ahandi, aho usanga hari abahitisha n'ubutumwa ubona rwose ukibaza niba ari Imana yabatumye cyangwa se niba ari ibyo bitumye, ugasanga ni ibibazo. Ibyo byose ikintu navuga bizana akajagari muri sosiyete, cyangwa se ubutumwa navuga bubangamiye ituze ry'abaturage, nk'inzego zibishinzwe gusaba abantu babizana bakabivanga n'imyemerere ndetse no kwigisha ko nabyo babireka, kuko nabyo basohoye tubireba. Nyakubahwa Minisita, uvuze ku kintu yendaga kukubaza. Uyu munsi wa none amatorero wenda mu buryo buri fiziko atujuje ibyangombwa murayafunze, ariko uyu munsi wa none umuntu ashobora gukora itorero rye riri vaco akarishyira kuri social media. Ibyo nabyo murashaka kuzajya kuregulatinga social media? Murakoze. Hari icyo bita kuregulatinga social media. Ibyo nta nubwo tubishinzwe ibintu, ariko kuba dushobora gukurikirana umunyarwanda wakora icyaha cyangwa se wakora ibintu binyuranye n'amategeko ahari mu gihugu ayikoresheje social media, ndumva igihugu cyacu gifite ubushobozi bwo kubikurikirana binyuze mu nzego zibishinzwe. Okay, Mutabaruka, hari ikintu yifuzaga kubabaza Nyakubahwa Minisita? Minisita, mwaramutseho? Mwaramutse neza Mutabaruka. Hari ibintu kugarukaho n'abantu bavuga bati ariko se ko ibyo bisabwa ku nsengero nibyo ni ngombwa ku bijyanye n'isuku cyane n'izo mirinda nkuba, baba batari ko si inyubako za leta zo utugari imirenge imwe n'imwe byo ko usanga bidahari n'ibihari byarashaje byarapfumaguritse byarazibye. Ibi byo ntabwo leta ibibona? Oya. Nyakubahwa Minisita, abo ni bo kuvuga Mutabaruka. Reka Mutabaruka wenda yongere. Narimbajije muranyumva noneho? Ndakumva rwose, ndakumva neza cyane. Hari ikibazo kiri kugarukaho n'abantu baravuga bati bisabwe insengero nibyo birakwiriye nk'isuku, kuko ntabwo abantu benshi bahura ahantu nta suku yari bashira. Aho batari ko se ku tugari two tutagira n'imisarani, none iyo bafite ikaba rimwe wenda yo hanze idakingwa yuzuye umwanda, ibigo nderabuzima, inyubako z'imirenge, ku bigo bimwe na bimwe bya polisi, ahantu henshi hahurira abantu mu mabanki, ibi byo ntabwo leta ibibona? Rwose ibyo uvuga tubishyire muri context ni ukuvuga ngo ntabwo ni nka byo kuvuga ariko ngo kuki uko ukurikirana umunyamakosa kandi abanyamakosa benshi, icyo ngicyo waba ugiye kwirengagiza, kubera ko ibintu byose birakurikiranwa. Ni ukuvuga ngo inyubako za leta, ufashe urugendo turimo ukareba igihe tumaze, inyubako za leta tugerageza ibishoboka byose kugira ngo zose zigire standard, zigire isuku, zigire ibintu byose bikenewe kugira ngo ahantu hatangirwa serivisi habe heza. Ugiye ku turere uyu munsi, uturere dufite, ukajya ku mirenge myinshi dufite, ukajya mu tugari ko turi kugerageza twubaka twose kugira ngo bigende ngo bikore gutyo. Aho hose aho wavuze mu mavuriro n'ahandi, ibyo byose turabikurikirana ku buryo bwose bushoboka. Gusa iyo ugiye gukora komparizo ukavuga ngo aha naho habonye umwanda, ntabwo tugari twose tubaho umwanda. Ahari umwanda ayo ni amakosa, kandi natwe aho babitugaragariza aho twabibona turabikurikirana. Aho rero dushoboye hose, aho tugeze hose tubonye hari umwanda, nta hantu na hamwe hemerewe kuba umwanda mu gihugu, haba ku karere, haba ku kagari, haba ku nyubako ya leta, haba ku bitaro, haba no mu rugo rw'umuturage, nta hantu na hamwe hemerewe kuba umwanda. Kereka n'umbwira ngo kubera ko mu ngo z'abaturage naho hari ahantu hari umwanda, ngo ahandi hantu hasigaye ngo hose mwe kwareba, ngo kubera ko no mu ngo z'abaturage harimo umwanda. Ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo twabikora. Ngo kubera ko hari utubare tumwe dufite umwanda, ngo kubera iyo mpamvu ngo ntimugenzure noneho no ku bigo nderabuzima, ngo ntimugenzure n'aha. Ibyo ntabwo bishoboka. Ahantu hose
tubonye umwanda tuhafatira imyanzuro ikwiriye bijyanye n'ibyo amategeko ateganya, bijyanye n'ibyo twumvikanyeho. By'umwihariko rero ahangaha ibyo turi gukora uyu munsi ku nsengero, nta nubwo nk'uko dutandukanye ibintu bibiri. Hari ibintu bireba amadini n'amatorero nka organization, hari ibintu bireba inyubako ikorerwamo ibintu byitwa gusenga. Ibyo bintu byo tumaze muri minsi tureba ni inyubako zikorerwamo amasengesho, uko zigomba kuba zimeze bitewe n'umwihariko wazo, abantu zakira uko bangana, ku buryo biregiriye, ku buryo buhoraho, ndetse n'ibyo bisaba kugira ngo abo bantu koko babe bakorera ahantu hari umutekano, ku buryo dukora tubikora mu rwego rwose rwo gufasha abaturage bacu kubona serivisi nziza bahabwa n'amadini n'amatorero, kugira ngo zitangirwe ahantu heza, kandi bidakuyeho ko n'ahandi hantu hari ibibazo naho tuhakurikirana. Ntabwo tureka no gukurikirana aho twabonye ngo kubera ko hari n'ahandi ngo hashobora kuba hari ibyo bibazo. Hose arakurikiranwa, kandi agakurikiranwa mu buryo bugenwa n'amategeko ndetse n'amabwiriza ahari. Nyakubahwa Minisita, ko nabonye ibi bintu bisa nkaho bishobora guteza kutahuza, kuko igihe cyose wabonaga ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda yari umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa leta. N'ubu baracyari ko n'aho yagiye niwe ko numvise se bamwe barimo kuvuga amagambo asa nkaho harimo amarangamutima andakaze n'ibindi. Murabigenza gute? Murongera muhure muganire basobanukirwe neza? Ese mujya gukora iyo operasiyo mwari mwabanje kubiganiraho? Biragenda bite ko twifuza ubwo bumwe bwari buhari mu gusana imitima, mu kubaka igihugu? Byari ibintu byiza ubona bishimishije, none nkaba mbona hajemo akantu kameze nk'agatotsi. Biragenda bite? Icyambere ndagira ngo bari impungenge, nta gitozi gihari hagati y'imikoranire hagati y'inzego za leta ndetse n'amashyirahamwe y'amadini ndetse n'amatorero. Bitabujije ko umuntu ku giti cye cyamutaye mu budafite n'aho ahuriye n'ubwo buyobozi ashobora kuvuga ibyo bishakiye, ibyo birashoboka. Ariko icyo tuzi cyo ni uko abayobozi b'amadini ndetse n'amatorero ari mu gihugu ni abafatanyabikorwa bakomeye ba leta, kandi bazakomeza kuba abafatanyabikorwa bakomeye ba leta. nk'uko tubizi, leta yacu uburyo iteye, ibyo yemera, ibyo ishingiyeho, ntabwo tuzi ko ntabwo dushobora gukora twenyine. Leta, inzego za leta zikora mu bwuzuzanye n'imiryango itari iya leta, hamwe including n'iya miryango ishingiye ku kwemera. N'abafatanyabikorwa bacu bakomeye, ku buryo gahunda zose tuziganiraho mu buryo tuziranyeho. Barabizi, n'ubu ngubu babajije barabizi ko hari consultation dukora hagati yacu nabo, duhura igihe cyose bibaye ngombwa, turahura tuhaganira ku bintu byose bitureba kandi biduhuje, kandi no kuri iki gikorwa nacyo niko bimeze. Twabashimira rero, twabashimira Nyakubahwa Minisita. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. namwe. Umuntu agize ati uzu tubari na za resitora ziri imbere ya gare ya Kimironko, tuwarete zaho zibonye uri umuyobozi wahita wegura. Nta saha ishize umuntu ahanjyanye nzi ngo ni hazima mpita mpacika. Mutabaruka, nababwiye ko tutari bukore comparaison. Niba ibintu ari bibi tubirwanye byose. Umwanda uri muri resitora ni kimwe n'umwanda uri mu itorero, ni kimwe n'umwanda uri ku kagari. Ibyo tugomba kwiha standard, kuki ariko twumva ko tugomba kujya mu bintu biri substandard. Ibyo nibyo tugomba kubyemera. Umwanda aho uri hose ntabwo ari umuco wacu. Waba uri ku kagari wikwitwaza, niyo mpamvu ntakunze gukora comparaison y'utubari n'insengero, kuko n'ibintu bibiri byose bifite ibyo bikora bihabanye. Nka bya byo kuvuga ngo kugira ngo ntekereze Imana, akabari ndi mu rusengero, ngo naba mu kabari ntekereze urusengero. Ibyo tubivaneho. Uyu munsi wa none ahantu hose ahurira n'abantu, hano bafungiye uturesitora turarira, bafungira utubari. Ejo bundi numvaga hano ni hehe umanuka urenze controle technique, umanutse nko kuri Ferwafa, bari barafashe ububari Nyabisindu, wumvise abariraga. Ibyo rero nibyo nabwiraga umunyamakuru, ntabwo wakoze witwaza ngo abizi ko amabwiriza atabyemera nza akajya kurira. Reka twumvikane, ntabwo igihugu gishobora kwibarwa gutyo. Reka twemere. Nabwiye abakristo, ngiye nk'umukristo mbabwira yuko kubaha biruta ibitambo. Reka twubahirize ibyo dusabwa, biri mu neza. Aba bakristo bazi wawe ntabwo ari ubayobora, ni inshingano za leta kuko n'abaturage bayo.
tumvikane icyo kintu abantu banacyumve ntitubigeho n'impaka. Birashoboka ko kwihangana bishobora kwanga, ariko ndatekereza yuko niba bagusaba gushyiraho umurindankuba mu myaka 5 bari baguhaye birakurindirega nawe birakurinda, kuko ntuzashobora kuzabwira abantu ngo uzahamagara Uwiteka barinde inkuba, wowe niwe wakoresha ugashyiraho umurindankuba. Yes, Imana ikorera mu bantu. Ibi bitubwira yuko tera intambwe 99 ziguterere. Ariko nanone nibavuga utu tubari dusakuriza abantu byaragarutse, utwo umva nkubwire uyu munsi wa none hano abanyamakuru nibo biganje babaze ikibazo ngo cy'indangururamajwi ziri hejuru y'imisigiti zongeye gutangira gusakuriza abantu. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntekereza yuko icyo ari cyo cyose gihabanyije n'umurongo ngenderwaho kigomba gukurikirana, sibyo? Utubari umunsi wa none ntago akabari gafite uburenganzira bwo gushyira abantu muri gahunda badasangiye, kimwe n'urusengero kimwe. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, nuko uko biri kose iyo ushaka guhangana n'itegeko niwe uvunika kurusha. Ibyiza rero ni ukubaha, nibyo byane bivuga ko kubaha biruta ibitambo. Rwose reka mbabwire tuyeze kuba flexible, ntitugendere mu kintu cyo kuvuga ngo kuko ntibyumvikana ko bafata abakristo b'abandi ngo abakristo ba leta nta leta ngo bafate ubajyane mu nzu y'inkoko mu kizu cy'inkoko bashyiremo. No, seriously tugomba kubaha n'abantu n'Imana tuyubaye. Ibyo ngiye ndatekereza yuko byumvikanye uko biri kose, buri muntu wese niyirebe, inzego zifashe n'aba bakristo bazo kuko batanga serivisi nziza kugera ku byo urumva basabwa kandi mu buryo bunoze. Yes, sinzi niba hari ikindi mushaka. Angel, hari icyo ushakaho? Ntacyo, kuko wowe hari icyo ushaka wa muganga wa leta ntundi se nabana handara aba bishop. Reka mbe ko bwire bishop, umva se bishop n'uwibeshya, bishop n'uwa leta, abakristo n'aba leta, ubutaka busengerwaho n'ubwa leta, n'aba Yesu Yesu abaragije abantu be leta. Ntabwo bizi nako icyo bita divine right theorem, ko ubutegetsi wera nakabwire rero ibyo byanakugora kuko na Yesu Kristo leta muciriye urubanza kugira ngo umenye ko leta bigufite ububasha. hari akantu umuntu ambaje kugera sorezeho ni inkuru mbonye banditse ziri Burera, abagabo baho ngo bakubita abagore babaziza guteka ibiryo bibi. Baba bahashye se bahaha ibyo byose mise mvuga ngo umugabo urwana kubera ibiryo ni akora kuri iki gihe rero bose ndatukanye. Reka nkubwize ukuri abagabo mbabarire tugerageze duharanisha bari kuba abagabo kuba umugabo ntago ari genda kuba umugabo bundi byakaye birango n'umugore ashobora kuba umugabo birango n'ibikorwa akora. Rero umugabo uvuga ngo umugore atetse ibyo kurya bibi ashobora kuba atanabihashye. Niba abana bihashye warwanira ibiryo abana se bakarwanira iki? Umugabo arwanira ibiryo rero ubwire wa mungu wacu agera ukiri Burera atunge mikoro abagabo barwanira ibiryo kwita abantu ngo batetse ibiryo batanabiha batandukanye na wa musirikare w'ibyo kurya by'abana. Bye bye.